Hello everyone. It's a pleasure. muraho mwese ni iby'agaciro kuri jye kuba ndi hano. Nitwa CHENGDIO fan, umwe mu bashinze Mainnet. Ni ubwa mbere twitabiriye token 2049. Nubwo ari blockchain ya layer 1 imaze imyaka irenga 6 yubakwa no gutunganywa, twafashe uburyo butandukanye cyane mu kubaka blockchain no gutegura umushinga mbere yuko tuwufungura ku mugaragaro. Mu by'ukuri mu kwezi kwa Gashyantare nibwo twatangije open network, bikaba aribwo benshi muri mwe mwumvise bwa mbere izina rya Network. Uyu munsi ndabaganiriza ku rwego rwo hejuru, hanyuma tubone kugera ku ngingo nyirizina. Ndabagezaho ibitekerezo byanjye ku hazaza ha crypto, isesengura ry'uko urwego ruhagaze, uko ubu ibibazo rufite, aho tugomba gushyira imbaraga ndetse n'icyo imaze kugeraho muri urwo rugendo. Ahazaza ha crypto ni ahazaza h'isi. Kugira ngo tuvuge ku hazaza ha crypto, tugomba kureba ku hazaza h'isi yose. Nta gushidikanya ko iterambere rikomeye rya artificial intelligence AI rizagira uruhare rukomeye mu hazaza hacu. Ariko iri terambere ryose rizazana impungenge nyinshi mu mibereho yacu. Si muri Web3 gusa, ahubwo muri sosiyete yose. Urugero, akamaro k'umurimo w'umuntu. AI iri kugenda yerekana ubushobozi bwo gukora byinshi cyane, bigatuma umurimo w'umuntu usabwa ukenerwa hake mu nganda no mu musaruro. Nyamara kuva mu gihe cy'inganda, umurimo w'umuntu niwo wakoreshwaga nk'igipimo cyo gukwirakwiza ubutunzi muri sosiyete. None se niba umurimo utazaba ukenewe cyane, ni iki kizakoreshwa n'isi nk'igipimo cyo gukwirakwiza ubutunzi? Kandi nanone niba AI ishobora gutanga ubutunzi bwinshi cyane, ni gute ubwo butunzi buzahabwa abantu bose mu buryo buboneye kandi burimo ubutabera? Ibi ni ibibazo bireba buri wese muri twe, kandi ni ikibazo abantu bo muri iki kinyejana bagomba gusubiza vuba. Blockchain igisubizo cy'ihindagurika ry'isi. Niho blockchain iza nk'igisubizo. Kuri jye, guhuza AI na blockchain birenze gusa ibijyanye n'imashini zigenga cyangwa amakuru atari mu maboko y'umuntu umwe. Kuri jye, akamaro nyakuri ka blockchain ni uburyo bushya bwo gutanga no kongera gutanga ubutunzi mu buryo bwisanzuye kandi butabogamye. Umusaruro mwinshi uzaturuka muri AI uzasaba uburyo bupimika, butagira imbibi kandi bushobora kugenzurwa, kandi blockchain ibifitiye ibisubizo. Uko crypto ihagaze muri iki gihe, twabonye iterambere rikomeye muri DeFi, Decentralized Finance. Hakozwe udushya twinshi
mu miyoborere no mu mikorere ya DeFi. Ariko kugeza ubu uburyo bwa DeFi bwagenerwaga cyane abafite n'ibigo by'imari bikomeye. Abantu barambiwe gusigara inyuma, bashaka uburyo bwo kwinjira mu bukungu batarinze gutegereza abandi. Bashaka gukora ku gihe kandi mu buryo bungana. Ibi nibyo DeFi yerekanye: icyifuzo rusange cyo kugira uruhare mu bukungu bw'isi. Ese ibi birahuza n'ikibazo AI yazanye? DeFi ishyira agaciro ku musanzu, si ku murimo. Niyo mpamvu numva blockchain ariyo gisubizo gishobora kugabanya ingaruka AI izazana. Ikibazo gikomeye muri crypto nta gaciro nyako. Ariko ubu crypto ifite ikibazo gikomeye. Mu buryo bwinshi nta gaciro nyako kaboneka muri gahunda nyinshi za DeFi. Ntihakorwa ibikorwa bishya byongera umutungo, ahubwo hagabanywa agaciro gasanzwe hagamijwe inyungu y'abake. Ibyo byose ni uguhinduranya ubutunzi hagati y'amaboko, ntibikore agaciro gashya ku isi. Kugera ku rwego rwo hejuru, DeFi yabaye uburyo bwo gutangiza token vuba, ariko si ugukora ibikorwa bifatika. Igisubizo cy'ibi ni iki? Guhindura icyerekezo, kuva kuri liquidity tujya kuri utility, kuko agaciro nyako kava gusa ku mikoreshereze nyayo n'ibikorwa bifite umumaro. Uburyo bubiri bwo gukora agaciro gashya: ubwa mbere, kuzana ibikorwa bisanzwe kuri blockchain. Ubwa kabiri, kurema ibikorwa bishya bya digitali bikorerwa kuri blockchain. Kuzana ibikorwa bisanzwe kuri blockchain nibyo benshi muri crypto barimo gukora: gutokeniza umutungo w'isi assets, gushyira ifaranga ku murongo wa digital, gukora stablecoins n'ibindi. Mainnet yabanje gukemura ikibazo cy'ibanze muri urwo rugendo: KYC n'iyemezwa ry'umwirondoro, identity verification. Tugomba kumenya ninde ufite ikihe kintu, ninde ugihereza undi. Twubatse KYC system ikorera mu bihugu hafi ya byose, ikaba yarafashije abantu miliyoni 15 muri 16 zamaze gukora KYC. Ibi bituma blockchain ya Mainnet iba yiteguye kwakira serivisi za Web3 n'ubukungu bwa digitali. Kurema ibikorwa bishya kuri blockchain, kuri jye iyi nzira ni ingenzi kurushaho, kuko kuzana ibikorwa bisanzwe kuri blockchain bigira inzitizi nyinshi: amategeko, isoko risanzwe, imyumvire y'abasanzwe mu bukungu bwa kera. Niyo mpamvu Mainnet yibanze ku gukora ibikorwa bishya by'imikorere ku murongo. yubatse urusobe rukomeye rw'abantu. ifite abantu barenga miliyoni 16 bakora buri munsi, atari abiyandikishije gusa. Mu app store yose hamwe, imaze kudownloadingwa n'abantu amamiliyoni magana. Iyi community ifasha kubaka uburyo bw'amagerageza y'ibikorwa bifatika.
aho abashoramari bashobora kubona ibitekerezo n'ababikoresha nyabo. Kwakira impinduramatwara ya AI. Twemera ko AI izahindura isi. Apps dukoresha ubu zizasimburwa n'izishingiye kuri AI. None se kuki tutarema izo app nshya zishingiye kuri blockchain kuva ku munsi wa mbere? Ubu dufite amahirwe mu mategeko yo guhuza app za AI n'isi ya blockchain. Nituramuka tuyahushije, isi izakomeza gukora app za AI hanze ya blockchain. Uru rusobe rwa pi rw'abantu rugizwe n'abantu benshi. Ni umutungo ukenewe n'isi, kuko buri mushinga ushaka abawukoresha n'inyungu zabo bawukoresha. Niyo mpamvu duhamagarira apps za AI kubakwa kuri Pi network kugira ngo zibe zishingiye kuri blockchain kuva mu ntangiriro. App Studio, gutuma buri wese ashobora gukora app. Vuba aha Pi network yashyize hanze App Studio, urubuga rutuma abadafite ubumenyi bwa tekiniki bashobora gukora no gushyira apps zabo kuri blockchain. Bitandukanye n'izindi platforms aho umuntu ashobora gukoresha interface isanzwe atazi coding. Ibi bituma umuntu utari umutekinisiye ashobora kugira ubucuruzi bwa digitali bwe bwite bufashijwe na AI. Ubu ni uburyo bushya bw'ubukungu, aho umuntu akora agaciro afatanyije na AI aho gukorera umushahara gusa. Umwanzuro: kurema agaciro nyako. Tugomba gukora ibikorwa bifite agaciro karambye, ntitwishingikirize gusa ku by'igihe gito. Ubu abantu benshi muri crypto babona amafaranga menshi vuba. Ibi bituma babona impamvu yo gukora ibintu bifite agaciro k'igihe kirekire. Ariko gukora agaciro nyako birasaba igihe, bisaba ubwitange, bisaba n'imbaraga. Iyo umuco w'inganda ushimangira inyungu z'ako kanya, ese ninde wari busigare ngakore ibikorwa bifatika? Niyo mpamvu tugomba guhuza imbaraga za DeFi n'icyerekezo cyo kurema agaciro n'inyungu zifatika, kuko ibyo ari byo bizatuma crypto ikomera igihe kirekire. Kuri ubu muri Pi network turi gusohora ibikoresho bya DeFi kuri testnet bifasha abayikoresha amamiliyoni, harimo PiDex,
AMM na liquidity pools. when crypto superpowers is applying Ibi bifasha abatekinisiye kugerageza today, actually, kandi we're releasing bigafasha abantu kumenya DeFi no gusobanukirwa n'ubukungu bwa digitali. AMM liquidity pools, and this type of Dutumira n'abandi mu ruganda rwa crypto gufatanya gutekereza ku kamaro utility no gushyira imbere iterambere rifatika literacy, kugira ngo dukomeze kubaka urwego rwacu. we can better understand those tools, be able to participate. Murakoze. And so we're here, we're building, and we urge the industry peers also join forces to think about utility, to incentivize utility building so that we can make our industry great. Thank you.